twongeye kubashima abantu dukurikiye. Amazina yanjye nitwa Uworoheje Julienne. Twongeye kuza twiga ku ijambo ry'Imana. Muri aka kanya ndabashimiye cyane kuko mujya mugira umwete n'umuhate wo kudukurikirana tuvuga ijambo ry'Imana turyigira hamwe. Muri aka kanya rero nanjye nongeye kugaruka tugira ngo twige ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yo gutangira reka tubanze dutangire dusenga Imana kugira ngo izibane natwe, kugira ngo izidushyigikire, kugira ngo ize ibashe kutwubururukira hagati muri twe, Mwuka Wera azabe ariko twiyoborera. Mana Data wa twese, Mwami Imana nyakubahwa, byiringiro by'abakwizera, soko y'agakiza kacu, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza. Muri aka kanya turaguhamagaye Mwuka Wera, turaguhamagaye byiringiro byacu, ngwino tuyobore muri iri jambo tugiye kumva. Uwiteka Nyiringabo Imana, rikiza imitima ya benshi, kandi Uwiteka buri wese uzaryumva rimugirire umumaro. Turakwinginze cyane kugira ngo rishore imizi, kandi Uwiteka ryomora inguma. Mu izina rya Yesu Kristo wese agiye kugaruka, tuzishimire kumusanganira. Komeza kutugirira neza rero, turakuretse ugiye gukomeza kudushyigikira, ni mu izina ryawe urakoze, turagushimye. Amen. Dutangira rero, reka ndirimbe akaririmbo gatoya. Ako karirimbo kabafashe, kabomore, kandi kabashe kugiraho kabakura naho kabageza. Haravuga ngo iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, jye no mu yari kubi yanjye. Iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, iyo ataba amaraso ya Yesu, jye no mu yari kubi yanjye. Iyo ataza kuba amaraso ya Yesu, ni ukuri kurimbuka kwari ukwacu, ariko kubw'amaraso ya Yesu yatumenekewe, kubw'uko Data wa twese yemeye gutanga umwana we w'ikinege. Niyo mpamvu amaraso yaje kudukiza, kugira ngo nawe wari umujura, kugira ngo nawe wari umusambanyi, kugira ngo nawe wari uri mu byaha bitandukanye ubashe gukira. Amaraso ya Yesu niwe yamenekeye. Ndakwinginga cyane nguhamagara kugira ngo muri aka kanya Uwiteka kwiteho, agusanga aho uri hose, kugira ngo wibuke amaraso ya Yesu yakuviriye, kugira ngo muri aka kanya wongere wibuke aho yagukuye, wongere wibuke hahandi wari uri hatari hafite umumaro, hatari hafite ishusho. Wongere ugarukire Imana kuko irimo iraguhamagara muri aka kanya kugira ngo wongere ubane nayo. Niyo mpamvu rero ni ukuri aho yadukuye hari kure, hari habi, ndetse nawe aho wicaye uhibutse hari kure, hari habi, ariko n'uyu munsi Uwiteka ateze ibiganza, arimo araguhamagara akubwira ngo ngwino, kandi agufitiye urukundo, agufitiye imbabazi, azagufasha muri byose. Niyo mpamvu rero muri uyu munota, muri aka kanya n'ukuri uri kumvira ijambo, iyi ndirimbo igukoze ku mutima, ndakunyinga cyane kugira ngo wemerere Imana, wumvire umuburo wayo, wumvire umuhamagaro. Amaraso ya Yesu akuvire kandi akomora inguma, aze agukure mu byaha, agukure mu isayo. Uwiteka aragutegereje. Imana nikugirire neza, kandi Uwiteka akomeze kugufasha, kandi akomeze kugusura muri byose. Uwiteka akomeze kukwitaho cyane. Tugiye gusoma ijambo rero riboneka muri Zaburi y'ijana na 146. Iri jambo rikubashe kugufasha, ribashe kukwitaho, ribashe kukurwanirira, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana rigere ku nkingi z'umutima wawe. Uwiteka akomeze kukugirira neza. Iri jambo ni Zaburi y'ijana na 146. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 5. Aravuga ngo mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. 3 haravuga ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese,
atabonerwamo agakiza. 4 umwuka we umuvamo ugasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo ho umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Amen. Imana nitugirire neza, Uwiteka atwiteho cyane. Murongo wa mbere tuwusubiyemo uravuga ngo umutima wanjye shima Uwiteka. Umutima wawe nushima Uwiteka kuko wagucunguye, kuko niwe wagucunguye. Umutima wawe nunezererwa Imana kuko niyo yakurokoye. Hahandi wari gupfa, hahandi wari kuba uri mu rwobo, hahandi wari kuba uri umusinzi bagukubita amavide, hahandi wari kuba uratubarirwa mu bajura, Uwiteka niwe wagukuyeyo. Umutima wawe rero ni wishime, we wakiriye gakiza, we wakiriye ubuntu bw'Imana. Umutima wawe nushima Uwiteka kandi nuhore uhimbaza Imana. Ngo nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimba Imana yanjye ngifite ubugingo. Nukuri ujye ushima Uwiteka, ujye ushima imirimo yagukoreye. Kuba ukiriho ntago ari kubwawe, kuba ugihumeka ntago ari kubwawe, kuba rata ugitambuka bikemera si uko hari benshi bitabashije kwemerera. N'uyu munsi hari abaryamye ariko ntibabyuka, hari ababyutse ariko batagiye kuryama, ariko wowe uracyahumeka, uracyariho. Hari abarwayi bari mu bitaro, wowe ntubarirwa muri uwo mubare. Uwiteka aracyakurinze n'umuryango wawe. Shima Uwiteka rero kubera ko niwe ubikora, kubera yuko niwe ubigena ku buzima bwawe bwa buri munsi. Himbaza Uwiteka n'umutima wawe wose, muririmbira indirimbo z'amazamuka, umuririmbira indirimbo z'ishimwe, kandi nawe azakunezeza iminsi yawe yose. Tuzi neza ko Uwiteka atajya yibagirwa, atajya yirengagiza. Ukuri numukorera ubikunze kandi ukamushimisha umutima wawe wose, kandi ukamwegurira umutima wawe akawuturamo, nawe azabasha azakugirira neza, azakwitaho, azakurwanirira kandi azakubera amaso. Niwe womora inguma, niwe ukiza, niwe ubohora abarushye, niwe ubasha kuruhura urushye ndetse n'uremerewe. Ni wese ntiyamusanga aramuruhura. Muri aka kanya Uwiteka, umutima wawe ugarukira Uwiteka. Ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese. Abantu tujya twiringira abantu bakomeye bitewe n'ubushobozi baba bafite, tukiringira imiryango, tukiringira inshuti, tukiringira abavandimwe, cyangwa se aho tuvuka bitewe n'ako haba hameze. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntitukiringire abakomeye, kubera ko abakomeye rata hari igihe kigera ibyabo bikarangira, barasezeranya ariko ntibasohoza, hari igihe baduhemukira. Ariko Uwiteka we ntajya ahemuka, iyo yagusezeranyije aranasohoza, iyo yakubwiye ikintu ntago abeshya, aragikora. Niyo mpamvu uwiringiye Uwiteka atajya amuhemukira. Bene data nshuti zanjye, nimwiringire Uwiteka. Abantu tubareke, abantu tubima amaso, imiryango tuyihorere, kubera ko igituvaho ikaduhemukira. Ababyeyi bajya bakureka, ariko Uwiteka we ntajya kureka, kubera ko yavuze ngo nakumenye kera ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Iyo yakumenye kera rero n'ababyeyi batarateganya kugutwita cyangwa kukubyara, iyo ngiyo niyo ikomeye ku buzima bwawe, iyo ngiyo niyo ifite imbaraga, iyo ngiyo niyo yo kwizerwa, kandi izakugirira neza, izakwitaho uko bwije n'uko bukeye. Nshuti y'umusaraba ndakwinginze, wowe rata ukiringira abantu, wowe ucyumva yuko ibyawe bizakemukira ku miryango, wowe ucyumva yuko akazi uzakabona kubw'uko ufite imiryango ikomeye, wowe ucyumva yuko uzabona aho gutura kubw'uko ufite aho rata werekeje amaboko, nta handi uretse ku Uwiteka wenyine. Muhanga amaso, nawe azakurengera. Mwikomezeho, nawe azagufasha. Kandi ni umukozi w'umuhanga, ni inshuti idahemuka, ni inshuti idatenguha. Imana yacu nitugirire neza. Nshuti y'umusaraba ndakwinginga kandi ndakubwira kugira ngo ubashe gukira muri aka kanya. Umurongo wa 4 uratubwira ngo umwuka we umuvamo agasubira mu butaka bwe,
uwo munsi imigambi ye ibishize. Hari igihe inshuti igusezeranya cyangwa ababyeyi bakagusezeranya, ariko iyo bamaze gupfa bya bindi bagusezeranyije batari babisohoza biba birangiye. Ariko Uwiteka we yapfuye rimwe gusa ndetse arapfa arazuka, nta kundi gupfa kuriho kuri we kubera ko yazutse. Niyo mpamvu rero umwana w'umuntu warapfa akibagirana. Iyo rero yapfuye aba yirenga, ya migambi yose arayijyana, bya bindi yagusezeranyije byose birashira, nta muntu wongera kukwitaho. Ariko Data wa twese aragukurikirana kuko aratubwira ngo yatubereye igikurikirana. Niyo mpamvu rero muri uyu munsi imigambi y'umwana w'umuntu igishira, imigambi yawe cyangwa imigambi y'ababyeyi cyangwa imigambi y'abavandimwe iyo ngiyi igishira, ariko Uwiteka we ahoraho iteka ryose. Yaravuze ngo ndiho kandi nzahoraho, ni njye tangiriro nkaba n'iherezo ku buzima bwanyu. Uwiteka rero akomeze kutugirira neza cyane kandi akomeze kutwitaho muri aka kanya. Ndakwinginga nshuti yanjye, ndakwinginga muvandimwe wanjye, wowe rata ukibasha gutera intambwe wumva ijambo ry'Imana, nyemerera cyane ube mu mwanya n'Imana, nyemerera cyane rata ukomeze kwishingikiriza ku Uwiteka, kuko yaravuze ngo niwe buye rikomeza imfuruka, kandi niwe buye ryatswe n'abubatsi ariko rikomeza imfuruka. Rata babandi Uwiteka Nyiringabo Imana azakugirira neza numwikomezaho. 5 haravuga ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, ngo akiringira Uwiteka Imana ye. Ngo hahirwa ufite Imana ya Yakobo, nta yindi Imana niyo yonyine, nta yindi Imana yo kwizerwa. Imana ya Yakobo, Imana yabanye na Saduraka, Meshake na Bedenego, Imana yabanye na Danieli mu rwobo rw'intare, ya yindi yamurinze ko intare zimurya. Nawe muri aka kanya ushobora kuba ufite intare zikwasamiye, ushobora kuba ufite ibintu byinshi biri kuguhiga, izo nazo ni intare. Ushobora kuba ufite itanura ry'umuriro uhagazemo, ariko usaba Imana kugira ngo irukurindiremo. Nyemerera cyane Uwiteka Nyiringabo Imana agukize, akurinde, aguhagarareho, akubumbira iminwa y'intare ku buzima bwawe. Niwumvira ijambo, niwumvira umuburo w'Imana, Uwiteka arakubambira ihema kandi aragushoboza kandi arakurwanirira. N'ukuri kuko tuzi neza ko ukuboko kwe iyo kurambuye kubasha gukora imirimo n'ibitangaza. Nyemerera rero akuramburira ukuboko, nyemerera cyane akomora inguma zo mu mutima, nyemerera cyane abashe kukuvura, kubera ko dufite indwara, dufite byinshi byatuma tudakiranuka, ariko Uwiteka abasha kudukiza muri byose. Ni inshuti yawe idahemuka, ni umukunzi wawe, aragukunda. Nshuti y'umusaraba aragukunda. Ngaho rero komeza kumwizera, nanjye nkomeze kumwizera, dukomeze kumwishingikirizaho. Azaturengera kandi azatwitaho. Muri aka kanya Uwiteka akomeze kukugirira neza. Ndakwinginze cyane kugira ngo ushake ubwihisho ku Uwiteka, kubera yuko iminsi ni mibi, ariko rata imbere y'Imana twese duhora tunezerewe, twese duhora twishimye, kandi duhora dufite umunezero. Nta burwayi, nta nzara, nta gupfusha kuzabayo, ahubwo tuzahora turi mu gitaramo turirimba tunezerewe. Imana nitugirire neza, Imana ikomeze kudusura no kutugenderera, imitima yanyu ikomeze guhugukira imbere yayo. Nshuti zanjye rero mukomeze kwizera Imana. Nabingingaga cyane kugira ngo twizere Imana kandi tuyiringire, tuyikomezeho, kuko ni umugabo udahemuka, ni inshuti itadutenguha, ni inshuti itadutetereza, ni inshuti ngo no mu rupfu tujya tujyana. Abantu bajya bakubwira ngo tukuri inyuma, ariko Uwiteka we aratubwira ngo aturi imbere n'inyuma, aratugenderera kandi ntajya dusiga. Kandi yaravuze ngo nimutere intambwe imwe, nanjye nzatera 99 nza mbasanga. Nyemerera rero utera intambwe imwe ucyumvira ijambo. Yewe rata ukiri mu businzi ukabugeza aya mahirwe yo kumvira ijambo, wowe ukiri mu bujura, wowe ukiri umusambanyi, ukaba ukiri
ukaba ugiriwe umugisha wo kumvira ijambo. Nyemerera utere intambwe imwe, Uwiteka aratera 99 aza gusanga, kandi ni ukuri yiteguye kukwakira, yicaye ku ntebe y'imbabazi, nawe arakubabarira. Mubo yameneye amaraso nawe urimo, mubo yapfiriye nawe urimo. Nyemerera cyane rero muri aka kanya wumvira umuburo w'Imana. Ni ukuri irakwinginga cyane kugira ngo uve mu bidafite umumaro, uve muri gihenomu. Uwiteka azakwitaho, azakurwanirira, azakubambira amahema, kandi yiteguye kukwakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka akomeze kubakiza no kubarengera mu izina rya Yesu. Dusoze dusenga mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, mubyeyi mwiza, turagushimye. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana ishobora byose. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Tumaze kumenya neza ko ari wowe wo kwiringirwa, ari wowe wo kwizerwa. Nyemerera cyane rero iri jambo ritere, Uwiteka nyingabo Imana, imizi mu mitima yacu, rigira impinduka ritanga, kandi kuba ryumvise ribahe guhinduka, kandi ribahe kukwizera by'ukuri. Mu izina ryawe Kristo nyiribihe rero turakwiza cyane, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutwagura, ukomeze kutugirira neza, ineza yawe ikomeze kuba kuri twe. Kiruta byose uduhe Mwuka Wera, abaro kutugenga, abaro kutuyobora. Izina ryawe niryamamare none n'iteka ryose. Amen.